Haleluya. 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 Imana yacu ishimwe cyane. Tumaze iminsi twiga ijambo rivuga kumenya Imana no kumenya uwo yatumye ari we Yesu Kristo, ari byo biduhesha ubugingo buhoraho. Twararyize muri uku kwezi kose, n'ubundi ntabwo turajya kure yaryo, dore ko tunitegura kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko ntitujya kure y'iryo jambo tumaze iminsi twigaho. Twagiye turira mu buryo butandukanye, ndetse n'abavuga butumwa bagiye bahagaranga barivuga barisobanura. Imana ibaha umugisha. Nanjye sinje rero nkuje guhindura ibyo bavuze, ahubwo n'ubundi turakomeza kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kumenya Yesu ndetse no kumenya uwo yatumye. Haleluya. Ariko ngewe turaza kuriganiraho, iyo tuza kuganira nabihaye umutwe uvuga gutya: ibiranga umuntu wamaze kumenya Yesu, wamaze kumenya Imana akizera Yesu Kristo. Haleluya. Twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 5, aho batubwira umugani Yesu yaciriye abigishwa be, avuga uruzabibu, avuga ko ari uruzabibu nabo bakaba amashami. Aravuga neza ngo utari muri nge ntacyo ashobora gukora atageshejwe nanjye. Reka tuhasubiremo tuhasome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 aravuga ngo: ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Ntacyo tubasha gukora tudafite Kristo. Mu buzima tubamo bwa buri munsi, ubundi uko umuntu ateye, hari ibintu bibiri bishobora gutuma yitwara uko yitwara, uko tumubona yitwara. Hari ibintu bibiri bishobora kubitera. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu yitwara uko yitwara, nuko yavutse cyangwa ibyo yavukanye muri we, kamere yavukanye muri we zishobora gutuma umuntu yitwara uko tumubona. Iyo turebye neza mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 3 umurongo wa 1, turebe ndetse n'uwa 3. Umurongo wa 1 uravuga ngo: bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Sinavuganye namwe nk'uvugana n'abana b'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere. Umurongo wa 3 uravuga ngo: kuko mukiri abakamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere koko, ntimugenza nk'abantu. Bano bantu Pawulo yabwiraga bari bataragira kamere y'Imana muri bo, bitwara nyine nk'abantu bayoborwa na kamere. Amarangamutima ariyo abayobora, cyangwa ibyo bibwira, ibyo batekereza ari byo bibayobora. Imana itugirire neza. Uyu muntu witwara gutya, ntago guidance cyangwa se umurongo ngenderwaho uko yitwara ari imbaraga z'Imana ziri muri we, kuko abataramenya Imana, ataranizera Kristo. Ibintu bibiri birashoboka. Ashobora kuba ayizi kumva bayivuga, ariko atarayimika mu buzima bwe. Kristo ashobora kuba yaramwumvishe bamuvuga, ariko ataramugira umwami n'umukiza w'ubuzima bwe cyangwa w'ubugingo bwe. Uyu abataramwemerera ko aba umuyobozi. Uyu muntu witwara gutya rero akoreshwa n'amarangamutima, ibyo yibwiye ubwo abikora uko nta kumvira umwuka wera uba muri we umuganiriza. Uwo muntu yitwara uko. Uwo abataramenya neza Imana, abataramenya ikimuhesha ubugingo, yewe akenshi n'ibijyanye n'ubugingo aba ntabyo yitayeho. Ubugingo budashira aba ntabyo yitayeho, akora ibyo uko abitekereje. Uyu muntu abataramenya Kristo.
undi muntu wa kabiri rero nawe tubona uko yitwara. Uwo wa kamere twamaze kubona ko atwarwa n'amarangamutima. Uyu muntu agira kamere zitandukanye. Hari ukwihagararaho, wa muntu udashobora kuvuga ngo ibi bintu uko bisa kose bishobora kuba biri mu bushake bw'Imana, ngo abe yabireka ngavuye ngo Imana niyo igomba kubiyobora, ahubwo akabikora uko abitekereje. Uyu muntu ni umuntu ushobora kuba atagirwa inama, kandi inama umuntu akugira cyangwa se abantu bashobora kukugira, umwuka wera cyangwa Imana ishobora kunyuza inama yagombye kubikugira ikayinyuza ku bandi bantu. Ariko iyo utumva inama, akenshi kamere irakuyobora, niyo nyine ukihagararaho, kandi inama Imana yashatse kukugira ku kintu uri gutekereza cyangwa ushaka gukora yazinyujije ku bandi bantu. Kubera kutagirwa inama ugakora ibyo ushaka, icyo gihe uba ukiyoborwa na kamere nyine udashaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana, cyangwa se udashaka kuyoborwa n'Imana wamenye. Imana itugirire neza, idufashe tube twese twaramaze kumenya Imana, twaramaze kwakira n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo, umucunguzi wacu. Umuntu wa kabiri rero nawe ni umuntu uhora abwira Imana ngo amarangamutima yanjye, kamere zanjye zose zitsikamire, ahubwo ngendere mu bushake bwawe. Uwo muntu yamaze kumenya Imana, arangije yizera Yesu Kristo nk'uw'Imana yatumye. Uyu muntu ntakiyoborwa na kamere, nk'uko hano Pawulo abwira abantu bo mu itorero ry'i Korinto, bo yababwiraga bizi neza ko bataramenya Kristo, bataramwakira, abagereranya n'impinja muri Kristo. Uruhinja ntago rwita ku bijyanye n'ikintu cyarurinda urupfu. Abahishe dutinya urupfu, ariko ntabwo yitaye ku kintu cyarurinda urupfu. Yafata umusumari akawujomba muri purize, umuriro ukamukubita. Ibyo ntabyo azi ko aho harimo umuriro wica. Pawulo abageranya n'impinja muri Kristo rero, bari bamuzi ariko bataramenya kumuha agaciro, bataramenya no kumuha umwanya, bataramenya akamaro ke n'icyo yabafasha mu buzima bwabo. Abo ngabo bahita abageranya n'impinja. Noneho uyu muntu wa kabiri tumaze kuvuga rero, ni wa muntu wamaze gupfa kuri kamere, wamaze gupfa ku marangamutima y'ibyo yibwira, ahubwo ubuzima bwe bwose abushyira mu Mana yamenye, abushyira muri Kristo yizeye, agendera muri uwo murongo. Haleluya! Icyadufasha abana b'Imana cyangwa abamaze kumenya Kristo, abamaze kumenya guterana kwera, baje muri rusengero cyangwa n'abagiye mu rusengero ahandi, bagasobanukirwa neza kumenya Imana ndetse no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, icyo bimariye ubuzima bwabo. Uwo murongo bamara kuwumenya bakawugenderamo. Imana idushoboze. Akenshi hari ukuntu umuntu yitwara mu buryo runaka, wamureba ugahita utangira gushidikanya niba yaramaze kumenya Kristo. Ukavuga ati uyu muntu Kristo bavuga ashobora kuba mwumva bamuvuga, ariko we muri we akaba atari yamumenya, kuko umuntu wamaze kumenya Kristo, umuntu wamaze kumenya Imana kandi akizera Kristo kuko ari byo biduhesha ubugingo, hari ibintu atandukana nabyo. Uyu muntu ibintu byose akora abireba mu nyungu z'Imana. Uyu muntu ibintu byose akora ashaka ikiza gutuma ubugingo aharanira hatazazamo inzitizi. Imana idushoboze kumenya neza ko niba twaramaze kumenya Imana, tukizera Yesu Kristo nk'uwo yatumye kugira ngo aducungure, duharanire ibituma ubugingo twahawe. Kuko kumenya Kristo, kumenya Imana no kwakira Kristo n'ubwo bugingo, nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Nibwo bugingo busa. Rero biragatsindwe ko umuntu wamaze kumenya ibyo ngibyo yongera kwitwara kandi nk'umuntu utaramumenya. Imana dushoboze kandi tugirire neza, tumenye Imana, twizere n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo, niturangiza twimike Imana mu buzima bwacu. Duhore tuyisaba gutsikamira kamere. Iyo bavuze kamere, akenshi ni ibintu umuntu avukana. Mu Cyongereza tubyita hereditaire. Hari ibintu ibyo bita ngo kamere muntu, hari ukuntu umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu muri famiye yabo, ngo ukumva ngo famiye kwa runaka bari abantu ngo bagira amahane, ngo bari abantu ntibabwirwa. Ibyo bintu bibaho muri society nyarwanda. Biriya ni ibintu umuntu adahamagara, ahubwo wowe ushobora ukavukana nk'uko umwana ashobora kuvuka asa na se cyangwa asa na nyina cyangwa asa na sekuru. Ibyo bintu ko umuntu abivukana, niko no mu mitekerereze
hari ibyo uvukana n'ubundi ukomora kuri papa wawe cyangwa kuri mama wawe cyangwa ku wundi muntu wo muri famiye yanyu. Ibyo bintu rero bishobora gutuma witwara nkawe, nubwo nawe nubwo yitwara uko nguko, nubwo utabikundaga ariko ukabivukana. Ushobora gukura ugakura, hari ababyeyi, hari abantu bakura bagakura bavuga ngo papa wacu yatubereye igisambo, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo amasambu yose yarayamaze, cyangwa se yanze ko tujya kwiga, kubera ko muri we ibyo ngibyo ntabyo yari yitayeho. Yedayeri nawe ushobora kubera ko wavutse kuwo muryango, ako kantu gashobora kuba karavutse muri wowe, ariko wamara kwakira Imana, wamara kumenya Imana, wamara kwakira Kristo, ako kantu kose gahita kaba impfabusa, kaba recessive, kaba gatoya, ntabwo kamere ipfa. Ntabwo ukuntu wowe uteye, ukuntu wavutse biva muri wowe, ahubwo imbaraga z'Imana zirabitsikamira zikabigira akantu kadafite umumaro gashobora kugurukanwa n'umuyaga. Iyo wabishatse ariko umuntu abigiramo uruhare, mu gufata icyemezo. Iyo ufashe icyemezo cyo kwemerera Imana igafata za kamere, bya bintu byose, ya mahane, rwa rugomo, bwa busambo, ukemerera Imana ko iza muri wowe, ibyo byose irabitsikamira ikagushyiramo umutima w'ubugwaneza, kwifuriza icyiza bagenzi bawe. Haleluya. Imana ijya idushoboza. Hari igihe tuba twarakiriye Kristo, tukabatizwa, tukajya mu mazi menshi, ndetse n'umubatizo w'Umwuka Wera, tukemezwa iby'ibyaha byacu, tugaca bugufi, tukemera guhinduka. Ariko hakaba igihe umuntu ashobora guhura n'ikintu runaka, ugahita ubona ko kamere yiwe atasabye Imana ngo yisinzirize. Wabwira umuntu akantu, wenda yaba atakumvishe neza, akagusubiza ijambo umuntu wamenye Kristo adashobora kuvuga. Abo bantu turabagira, cyangwa se turababona, duhura nabo mu buzima busanzwe, ni nabo bateje akaga abana b'Imana. Akenshi hari ukuntu umuntu aba mu rusengero, ariko abantu bakavuga ati runaka mwirwarize. Uwo muntu niba aramutse aba muri twebwe, uyu munsi natangira kumubwira ngo natangire amenye se Kristo yamenye, yatsikamiye, yaretse ibiki kubwe, Kristo ubumana bwatsikamiye ibiki muri we byamuyoboraga mbere, ahinduke. Ariko nzi neza ko ntawe urimo hano, ariko mba mbivuze kugira ngo nubwo waba uzi, hari umuntu ushobora kuba uzi w'inshuti yawe, ushobora kuba uzi ngo yamenye, wemera ko yamenye Kristo, yamenye Imana, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ariko hakaba hari ibintu atasabye Imana ngo itsikamire. Hari ibintu tutapfa kureka ubwacu tudahamagaye Imana ngo ibiturekeshe, idushoboze kubivaho. Ariko Imana itugirire neza, ahubwo twimike ubumana. Imana itugirire neza. Nubundi dusomye mu Bakorinto igice cya 3 umurongo wa 18, Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge kubw'iki gihe abe umuswa, kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Haleluya. Nihagira uwishuka ko ari umunyabwenge kubw'iki gihe, ahubwo yiyite ko ari umuswa, kugira ngo agire ubwenge nyakuri butangwa n'Imana, butangwa n'ijuru. Haleluya. Ntihagire umuntu uza kwirata ngo ibi ngibi kubera ko mbishoboye, kubera ko nabyize, cyangwa se kubera ko mfite imbaraga zo kubikora, ngo abyite ibye. Ahubwo yiyite ko ibyo ngibyo atabishoboye, kugira ngo ahabwe imbaraga zo kubishobora. Haleluya. Abamaze kumenya Kristo rero barangwa n'iki? Nkuko twabivuze dutangira insanganyamatsiko y'iri somo ryacu ry'uyu munsi, abamaze kumenya Kristo ntabwo bashyira ubwenge imbere, ahubwo biyitabaswa kugira ngo ubwenge bw'Imana abe ari bwo bukorera muri bo bubayobore. Imana itugirire neza. Aba bantu rero bafite ibintu byinshi bibaranga. Uyu muntu amaze kwakira Imana kandi akamenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamwakira mu buzima bwe, uyu muntu agendana misiyo y'Imana. Hari inkuru yo muri Bibiliya ivuga aho Yesu yahuye n'umusamariyakazi, n'umusamariya musaba amazi. Dusoma umurongo, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4,
Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 turasoma umurongo wa 10, tuze gusimbuka dusoma umurongo wa 28 n'uwa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 10. Dusome. Yesu aramusubiza ati, iyo aba uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Haleluya. Uyu muntu Yesu yamusabye amazi arikanga. None ku bwoko abati ubwoko bw'iwanyu ko bunene n'ubw'iwacu, nta muntu wasaba amazi mu bwoko bwacu, wowe ibyo bikuye ubitewe n'iki? Yesu aramubwira ngo iyo aba wari umenye umuntu gusabye amazi, nawe ahubwo wagaciye bugufi ukamusaba amazi, kuko ari we ukaba ari we ugahita uhindukira, akaba ari wowe uyamusaba, kuko ari we utanga amazi y'ubugingo buhoraho. Iyo uba wari umumenye, Imana dushoboze gukomeza kumenya Kristo kugira ngo tumenye ibyo tumusaba. Imana itugirire neza. Umurongo wa 28 n'uwa 29 haravuga ngo 28, nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Haleluya. Uyu mudamu byaje gukomeza, Yesu amubwiye bakomeza bagirana ikiganiro kirekire. Yesu amwibwira uwo ari we, ageraho amwibwira amubwira ko ari we Kristo, ariko agira gushidikanya, ariko aravuga ati kizima reka mbibwira abandi. Uyu muntu yari amaze kumenya Kristo, arangije ahita akora igikorwa. Umaze kumenya Kristo ubundi hari ibintu byagombye kukuranga, kumubwira abandi. Ni nacyo kintu Kristo yabwiye intumwa, mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugera no ku mpera y'isi. Haleluya. Mubwira abantu ko ari ingenzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Abantu bose nicyo baharaniraga, kuzabona ubugingo buhoraho, ariko bataramenya ubutanga. Imana ishimwe ko twe turi hano twamenye Kristo, ariko turaza gusobanukirwa na tumenye ese abamaze kumenya ubundi bitwara bate, twitwara dute, ese inshingano dufite ni iyihe, twagombye kuba dukora iki? Imana turushoboze kandi tugirire neza. Aragenda arababwira ati, muze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Baraza, bahageze nabatangira kubabwira ibyabo. Dukomeje hasi umurongo yo hasi, baje gukizwa ari benshi, barahindukira barizera kuko bamaze kumenya Kristo, bamaze kumenya ko ari we koko. Na wa mugore afata icyemezo, nawe aza muri abo ngabo arakizwa. Ariko icyo nashaka kubabwira aha ngaha ni uko uyu muntu wamaze kumenya Imana kandi akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahita afata inzira. Ntago ari ibyawe ngo ubigumane. Uyu muntu mu bimuranga wamaze kumenya Imana, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, afata inzira akajya kumubwira abandi. Kuko ijambo ry'Imana tubwira neza ngo hahirwa bahinduriye abandi kugukiranuka, abo ngabo nibagera mu ijuru bazaka nk'inyenyeri. Haleluya. Icyama twese turi hano tugatwara inkuru nziza y'agakiza, tugatwara inkuru nziza yuko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ko nta ushobora kujya mu ijuru cyangwa se kwa data atamujyanye, tukabibwira abandi. Ubu ni umukoro twasigiwe. Yesu ajya kujya mu ijuru nta kindi, nicyo kintu cya mbere yabwiye abigishwa ngo mugende. Umaze kumenya Imana rero hari ibintu byagombye, icyo ni kimwe mu byagombye kukuranga, kuyibwira abandi, kuyisobanurira abandi, abantu bakamenya inzira y'ukuri, abantu bakamenya kuva mu byaha n'iki, inyungu zo kuva mu byaha n'izihe, abantu bagasobanukirwa bakamenya inzira yo gukurikira Imana. Abantu twese dufashe iyo nshingano, buri wese agahaguruka hano yerekeza hano, undi yerekeza aha ngaha, tugenda n'abandi bagafata icyo cyemezo, izi ntambara mubona, iyi mivurungutano mubona byahagarara, byarangira. Abantu bakajya mu murongo umwe, bakamenya ngo ibi byose twigira ni ibya kamere, kandi tumaze kumenya Imana tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba dupfuye kuri kamere, ahubwo tukazuka kubw'ubugingo buhoraho, tukazukana ubumana, tukagira kamere y'Imana. Haleluya. Kamere y'Imana idatekereza ikibi ku bandi, kamere y'Imana itagira ishyari, kamere y'Imana itiba,
kamere y'Imana itararikira ikibi. Imana itugirire neza. Yesu ari kumwe n'abigishwa be yababwiraga iyo yakizaga umuntu cyangwa se yagiraga umuntu akoreye igihe igitangaza, yaramubwiraga ngo genda ubibwire abandi. Uyu muntu wamaze kumenya Imana rero, bene data, ibyagombye kumuranga cya mbere ni ukugenda akabibwira abandi, agahindurira abandi kugukiranuka, kugira ngo nawe azambike ikamba ry'inyenyeri, ryakaho inyenyeri ageze mu ijuru. Imana idushoboze gutwara ubutumwa nk'uko Imana ibidusaba. Mu Baroma igice cya 8 igice cya 5, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 5, kadusome. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 5 umurongo wa 3 kugera ku wa 5, aravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Imana itugirire neza. Uyu muntu wamaze kumenya Imana, iyo akaga gateye, iyo amakuba ateye, agira ibyishimo kubw'umuwo yamenye. Haleluya. Uyu muntu ntabwo akaga kaba cyangwa se intambara zitera, ntabwo ubukene buza ngo atekereze kujya kwiba no guteka imitwe. Ahubwo uyu yishima ko Kristo azi ubuzima bwe kandi uko afite igisubizo nyuma yaho ngaho. Imana itugirire neza. Uyu muntu ntabwo ahura n'ikibazo cy'ideni, kuko burya umuntu yakideni hari ikintu ashaka gukemura, ariko nyuma yaho yamaze kwaka ideni cya kintu kibaze gukemuka, atangira gufighting cyangwa se kurwana intambara yo kugira ngo yishyure. Iki gihe cyo kwishyura rero kigakomerera abantu kurusha cya gihe cyo gusaba ideni. Ariko kuba cya kibazo cyakemutse, ikibazo warwanaga nacyo cyangwa se bashaka gukemura cyakemutse, ukaba winjiye mu gihe cyo kwishyura, wibyinubira ahubwo vuga ngo kubera ko nashaka gukemura kiriya kibazo kandi Imana ikemera iriya nzira natekerezaga, ikemera ko nyinyuramo iri deni cyangwa se amafaranga nkayabona ngakemura kino kibazo, Imana ifite n'ubushobozi bwo kumfasha kuva muri iri deni. Nturikwepe, ahubwo ukishimira ko ufite Imana ishobora gusubiza, ishobora gukemura icyo kibazo uri kurwana nacyo. Ngibyo byishimo byo mu makuba, ngibyo byishimo byo mu kaga. Imana itugirire neza. Stefano amaze gucirwa urwo gupfa, bamaze kuba bari kumutera amabuye, yaravuze ngo abangaba ntubabareho ikibi, ngo nta cyaha bakoze, kubera ko ni ibintu byari byaranditswe byaranasohoye na Yesu yarabibabwiye. Arababwira ngo muzakubitwa, muzatotezwa, muzanicwa ariko bazaba bampora. Hahirwa mwebwe muzakubitwa mukicwa babampora, babahora izina ryanjye. Ibyo bitera imbaraga. Stefano aravuga ngo Mana abangabo bababarira kuko nta kibi bakora, ahubwo bari gusohoza ibyanditswe. Na Yesu iryo sengesho yararisenze, yarabivuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora, kuko Imana Yesu yarazi neza ko agomba kubikora. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana ziri mu muntu zimwereka ibyiza nubwo amaso ye abona ibibi, zimwereka ko imbere ari heza nubwo ahangaha ari habi. Ntabwo agira amaso y'umubiri gusa, agira amaso y'umubiri akagira n'ay'umwuka. Ay'umubiri ashobora kuyoborwa na kamere cyangwa n'amarangamutima y'umuntu bitewe n'uko umuntu atekereza. Nta muntu udatinya kubabara, uko bisa kose ntabwo umuntu ashobora kukujomba urushinge ngo ubure kwikanga cyangwa se ngo ubure kwishaganya. Oya, kubera ko wambaye umubiri, kandi umubiri iyo kamere nyine irawugira n'ukuremye. Ariko umubiri wambaye Kristo ako karaba, ariko nyuma yako ngako ugakomera. Amwe twita ngo n'ugushinyiriza. Burya gushinyiriza ntabwo ari kamere y'umubiri uyu nguyu usanzwe, ni kamere yo mu bitekerezo. Niko na cya kibazo gishobora kukubaho rero nyine kikaguhungabanya, ariko ukavuga ngo nzi neza ko Imana namaze kwakira ko ari wo muyobozi w'ubuzima bwanjye. Nta kimbaho itakize, nta cyambaho itagifiteho umugambi. Ukavuga ngo ibi nubwo bimeze gutya, nzi neza ko hari Imana iri gutegura nyuma y'ibi ngibi. Uwo muntu yambaye kamere y'Imana ku buryo ataza gutsikamirwa na kaganda cyangwa se na wa mubabaro, ahubwo agahita areba ibiri kuba nk'umugambi w'Imana cyangwa se nk'ikindi kintu Imana ishaka kugeraho.
umuntu wamaze kumenya Imana rero arangwa no kwizera, akarangwa no gufata ubuzima bwe bwose akabushyira mu Mana, ntakomeze kuyoborwa na kamere, ntakomeze kuyoborwa n'amarangamutima, ngo amarangamutima ye ayahe priority, ayagira ya mbere, ahubwo akavuga ngo ibi ngibi ndabizi ko bimfitiye umumaro cyangwa se byamfasha, ariko nta kintu bimbwiye nawe, kubera ko hari Imana iri hejuru yabyo ishobora kubigenza uko ishaka. Uyu muntu akagaruka, kamere irakora ariko n'ubumana bugakora. Ibyo bintu byombi ubwo bikorera muri wowe, imbaraga uha kimwe nizo zigaragaza uwo uriwe. Uko wemeye kuyoborwa na kamere ugaragara nk'uwa kamere nyine, n'imirimo yawe ya kamere. Ariko uko wemeye kuyoborwa n'Imana, kamere y'Imana iba mu muntu, imubuza icyaha, imuburira ko icyari kibi, no muri rusange, no muri rubanda uragaragara, abo mubana, abo mukorana, aho ugenda hose, aho uba hose, abo mwigana, biragaragara ko uri umuntu wamaze kwimika Imana mu buzima bwawe. Imana tugire neza kandi dushoboze, tumenye guhamagara Imana ibe mu buzima bwacu, kandi twimike kamere y'Imana ibe muri twebwe, kugira ngo turusheho kunoza ingeso zacu, turusheho kunoza imibanire yacu n'abandi, turusheho kunoza gushakisha uko twashyikira ibyo Imana ishaka cyangwa twakora ibyo Imana ishaka, kandi ndetse duharanira kuzabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kumenya Imana ndetse n'uwo yatumye, ubwo nibwo bugingo buhoraho. Cyo ni kimwe, kuyimenya. Hari ukumenya, hakaba no gusobanukirwa, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubu ngubu mvuze ngo muri Amerika hano harimo abantu bagiyeyo n'abatarajyayo, ariko abatarajyayo mvuze muri Amerika muhita mwumva. Hari umuntu uvije Amerika bwa mbere mu matwi ye? Ntawe. Tuzavuga ngo muri Amerika ndahazi, wenda wahabonye ku ikarita y'isi, wenda wumva bahavuga, wenda bavuga ko ari ahantu heza, urahazi. Ariko kuhasobanukirwa nuko bavuga ngo nanjye ikintu ngiye kuvuga ntabyo nzi, nuko nanjye uko mbyumva. Umuntu ubizi, nyine umuntu uhaza aravuga ngo iyo uvuye ngo Los Angeles ngo ukamanuka ngo ukagera ngo ya migi yose ukayitondagura, ukavuga na Zanzira, umuntu uhazi nyine ahita yumva aho hantu. Ariko kumenya Imana ni kimwe, ushobora kuba warayimenye kubera ko wumvishe bayivuga, cyangwa se ujye usoma Bibiliya ukayumva ukumva barayivuga, ariko noneho no kuyisobanukirwa. Twarabyize, pastor yarabitwigishije. Kumenya Imana nyakuri, ni gute wamenya Imana? Iyo umaze kumenya Imana, umaze gusobanukirwa, nkoresha iryo jambo, iyo umaze gusobanukirwa Imana, utangira kwakitinga, ukayemera. Iyo ari ukuyisobanukirwa ntuyemere, ukavuga ati ndayimenye sinkiyikurikiye, cyangwa ndayimenye ndayikurikiye. Ariko niba uyimenye ukavuga ngo ndayikurikiye, ihita unamenya ngo wakwiye kuba ugaragara ute nk'umuntu wamenye Imana ukayemeza no kuyikurikira. Imana igi dushoboza rero. Akenshi Paulo yarabivuze ngo ngerageza nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere, ariko nyuma akagera akavuga ngo ibyo byose mbishobozwa na Kristo mpimbaraga. Ni ukuvuga ngo ibyo bibi bimutanga imbere kugira ngo abivemo, nta kindi kibimushoboza uretse Kristo yamenye, yizeye, akamwakira, akamugira umuyobozi, niwe ushobora kumutandukanya n'ibyo bibi byose. Natwe Imana dufashe kandi dushoboze kwitandukanya n'ibibi, ariko dusabye Umwuka Wera, dusabye Imana ngo ize yime muri twebwe, nkuko twitegura ku isabukuru y'ivuka ya Yesu Kristo. Tureka tunategura imitima yacu, tuvuge ngo hari byinshi byari kutuyobora, hari byinshi byaturanze, ariko dusabe Umwuka Wera adushoboze kumenya no gusobanukirwa Imana n'imikorere yayo, ndetse tunakire n'uwo yatumye Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Twitegure, wasanga utaramwakiriye cyangwa waramwakiriye ntumwimike, waramwakiriye urangije umuhakumba gatoya, ariko uyu mwanya ushobora gufata icyemezo ukavuga ngo naramwakiriye koko, namenye ko ari uyobora intambwe za buri muntu, ariko namuhaye akumba gatoya mu buzima bwa, mu byumba by'umutima wanjye cyangwa ibitekerezo byanjye, namuhaye akumba gatoya, ariko uyu munsi reka muhe icyumba kinini kugira ngo akontorore n'ibindi, kugira ngo akontorore n'ibindi. Biragatsindwe ko warakiriye Kristo, ariko wamara kumugeza mu rugo ukamujyana muri kakumba. Abantu wenda baba mu ma etage cyangwa se baza mu etage ukuntu abayubatse, hari ahantu haba hari escalier, hari akantu gasigaramo munsi ya escalier, sinamukazi. Hari akantu gasigara munsi ya escalier cyane nka escalier ya mbere ukitangira hasi, hari akantu gasigaramo hasi kakumba, kaba kameze nk'akatafite ikintu kakoreshwa.
ugasanga muri etaje yose ingana gutyo, ako kumba niko akantu icyumba kingana nk'ako kumba ko munsi ya esikariye yo muri isigara muri etaje bari kubaka, ugasanga niko wahaye Kristo kandi waramwakiriye urangije umujyana muri ako kumba, nawe yabura ahantu yinyagamburira muri we, agize ngo ajye muri salo asanga mu gapfundane harimo ibindi bintu wapakiyemo, agize ngo ajye mu cyumba cy'uburiri asanga abura ahantu amenera. Ariko mu by'ukuri twasenga tuvuga ngo icyama Kristo twakiriye muri twebwe, akagira icyumba kimwe kwita principale cyo mu nzu. Cya cyumba umuntu yita principale akavuga ngo iki cyumba nicyo cyumba gikuru mu rugo rwanjye, nicyo cyumba kinini. Iyo umuntu yubaka arabidesigninga. Icyama Kristo mu mitima yacu, umutima wacu, umutima wanjye, umutima wawe, agafata icyo cyumba kinini, ukamuha icyumba kinini cy'ubuzima bwawe bwose. Ubundi ugiye kujya mu ishuri akabanza agaca muri icyo cyumba, ugiye kujya mu kazi agaca muri icyo cyumba, ugiye kubyara agaca muri icyo cyumba, ugiye ibikorwa byose bikorwa bigaca muri icyo cyumba, ikaba center, icyo cyumba kikaba centre ahantu Kristo ari. Imibereho yacu yahinduka, imibereho yacu yahindura abandi, imitekerereze yacu yahindura abandi, imikorere yacu n'imigire yacu byahindura abandi, kandi ibyo bikazatuzanira ingororano tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Reka twitware rero nk'abantu bamaze kumenya Imana, ubundi twimike kamere y'Imana ibe muri twebwe, iturange mu byo tuvuga, turange mu byo dukora, turange mu byo dutekereza, kugira ngo ikiruta ibindi tuzicarane n'Imana mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ndumva nshaka gusenga, ariko tugasengana twese. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusenga ntimukizirikane mwebwe ubwanyu, mujye muzirikana na bene so, muzirikane n'abandi. Niyo mpamvu iyo dusenga dusengera n'abatarakizwa. Ntabwo twebwe twakizirikana ngo tuvuge ngo dushoboza gukomeza guhagarara muri ubu buzima, mu by'ubu bugingo, dukomeze kugenda nk'intungane, ariko gutungana kwacu kutaraza kugira impact, kutaraza guhindura abandi, kutaraza gutuma hari abandi bashobora gukizwa nabo bakagendera muri uwo murongo. Reka nifuza ko dusenga, tugasenga kugira ngo umuntu wese wakiriye Kristo, ndetse n'uwumva ashaka kumwakira, n'uwumva ushaka kumwimika mu buzima bwe, agafata ubuzima bwe bwose akaba ari bubukontorora, muhaguruke dusenga. Hari ushobora kuba ari gusenga byisabira, cyangwa se ukaba ushobora kuza gusenga ubisabira abandi. Hari abandi wifuza ko bakira Imana, bakira Kristo akaba ari bubayobora. Ndaza gusanga twese duze guhaguruka, nuba wisengera uze kwisengera, ndetse niwumva wowe waramaze gufata Imana ukayimika muri wowe, ndetse Kristo akaba ari we centre y'ubuzima bwawe bwose, uraza gusengera abandi kugira ngo nabo umwuka wera agenda bagereho, abakomanga bamenyeshe ko Kristo bakiriye muri we, bamubitse, batamuretse ngo akore. Imana itugirire neza. Kumenya Imana ndetse n'uwo yatumye Yesu Kristo ni byiza, ni by'igiciro, ariko reka mu migirire yacu, mu mikorere yacu ya buri munsi tugaragaze ko kuko twamenye Imana, tuyimenyeshe n'abandi. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga.